Katwihute ko bibaye ngombwa ko iminota mike ndagira ngo abantu bihute kuko nifuza ko wenda kuvuga twebwe nka nyuma y'ibintu yari n'isi ndetse niwe wayiremye nyamara ab'isi ntibamwemera yaje mubye ariko abe ntibamwemera 12 cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana 13 abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Adusubiremo rimwe, babyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana. Byakozwe n'intumwa igice cya 8 usome duhereye ku murongo wa 14 turasoma n'uwa 15. Katwihute minota ni mike. Nuko intumwa zari Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana zibatumaho Petero na Yohana nabo basohoyeho barabasabira ngo bahabwe umwuka wera kuko bari hataragira n'umwe wo muri bo amanukira ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 14 15 16. Ongera turamukanye murambura ibiganza turamukanye Yesu ashimwe. Amen. Wonivuze bakaza nitwa Murima Jean Claude yego nitwa Murima Jean Claude Jimenez aturutse mu rwego rwa Kigali Paruwasi ya Gihogwe itorero rya Nyakibungo ariko aho mperutse guhagarara hano aribo bahari icyo gihe nabarizwaga kuri Paruwasi ya Nyarugenge. Nshimira Imana rero yemereye umwana ndabari hashize bene so cyumweru gishize nari muri Paruwasi ya Rango abera bene so barabatashya ari bakira izo ntashyo. Yesu ashimwe. Ndagira ngo tugane mu magambo y'Imana avuga kandi kubyarwa n'Imana. Ndabaza ashima Imana kandi nkamare n'urujijo. Hari abantu benshi babajije cyangwa se banabibajije baravuga ngo ese Dora ko yananutse. Ego ndabizi namwe murimo umukobwa wawe mukunda cyane. Ndagira ngo babwire ko Salomo yanditse igitabo cy'Imigani yaravuze ko ikintu cyose mu isi Imana yitegekeye igihe. Hari igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura, hanyuma habaho n'igihe cyo kubyibuha n'igihe cyo kunanuka, hakaba igihe cyo gukina n'igihe cyo gukina. Nta kindi rero cyamunanuye kandi murabona ko nanjye ntamusize nanjye nari narananutse ariko uko biri kose murabona ko turi kubyibuha none. Rero nta kindi ni ubukene bwatunanuye kubera ko habaho igihe cyo gukina n'igihe cyo gukina ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi twatangiye gukina. Amen. Iyo bivuze bizanamo n'ubwenge bw'umuntu wizeye impande kandi uzi umwuka wera ntabwo byagira ikinyoma. Twagize igihe cyo gukina ariko ubu twatangiye gukina. Amen. Twari ku myaka 5 twabanye 2019 ni ikintu twari twariyemeje kuva 2019 mu kwa karindwi kujya mu kwa karindwi 2024 twari twaremeye ko icyo gikombe tugomba kukinyweraho hanyuma tugaca muri urwo ruganda ariko tugasohokamo tugeze n'ibizahabu. Yesu ashimwe. Dushima Imana rero. Imana yarakoze. Imana yaduhaye inzu ya kadasitere mu mujyi wa Kigali muri mbere cyubahiro. Naje kwibaratira inzu isakaye neza
sakaye nk'inyakigali rwose sakaje amabati meza y'ikigali burya aya mabati ameze nk'amategura ntakababeshye hari ahanda ntagire ahanda rero uburyo niyo sawasawa abwiye Yesu rero hari abantu basanga ababyeyi babo barabateganyirije nanjye muri Kristo Yesu narateganyirijwe kuyamamaza nuko rero byagenze kubaka kadasitire inzu nini cyane Imana yatugiriye neza kumvaga twifuza ko umwana wacu w'imfura yajya mu ishuri nibura tutagikodesha Yesu yarabikoze mu mudugudu w'icyubahiro hanyuma nawe ari ku ishuri bamwe murabizi barimo yiga uwa mbere segonderi murabizi ntabwo yaragize mu mahirwe ejo bundi abagabo dusengana bamukorera aniveriseri hanyuma mugabo aramubaza ngo ni iki cyakubabaje mu buzima bwawe avuga ijambo umubitekerejeho kabiri aravuga ngo icyari cyarambabaje mu buzima ni uko ntari nize ariko uyu munsi nkaba ndi kwiga Imana rero yakoze ibikomeye ntabwo rero ibyo bivuga kugira ngo nirate kuko si jye wa mbere wubatse icyakora birananejeje kuko ndabihamya nashidikanya ko kuri bamwe mu miryango bito ku myaka yacu twigondeye inzu niyo twubatse kandi bene ndatwarubatse niba muri Imana twaracyubatse pepe ikintu kinini cyane ibyumba bitanu icyumba cy'amasengesho saro saramanje igikoni amatuwarete byose ndagira ngo mbabwire Imana irakomeye Imana ifite imbaraga umwaka urarangira rampo ya gipsa niyo abasirimu niyo igezweho mu basirimu n'udukara twiza umwaka urarangira nibyo kugira ngo ndate ko twubatse kuko si twebwe ba mbere bubatse benda reka mbabwire nta kintu twebwe twakora kirengeje iby'abisi bakoze si wowe wa mbere wubatse niyo waba warubatse etaje uzasanga hari makuza wamurushije n'amakuza umusuye akagaragaza iyo yujuje mu mujyi Nyarugenge agiye iyo yasanga hari abandi bamurushije urugamba rwo kurushanwa mu isi ntushobora gutsinda yego rero nicyo gikomeye icyo ngiye kubabwira itorero dukwiye gushaka icy'isi idafite ni ukuba abana b'Imana iyo witegereje abantu bitirira izina ry'Imana n'iyi minsi hari ubwo ugira umubabaro mwinshi kubera iki ibyo bavugira mu rusengero uko bagaragara bihabanye n'uko bitwara bageze hanze y'urusengero mu rusengero n'urushishi ntibarutanganya ariko iyo basanga aho bacururiza imbuto bera bibaza niba ari ibitovu reka mbabwire abana b'Imana umwana w'Imana arakomeye umwana w'Imana afite imbaraga umwana niwe muntu wenyine nabonye pesi ushobora kuguruza imigambi y'Imana Imana ikaba yagambirika kwirinda cyane izuba ryatse ririmbura ibiti bisenya n'amazu ariko abana b'Imana haleluya abantu bitiriwe izina ry'Imana babitwemere kuvuga ngo abantu bitiriwe izina ryawe niba abantu bagasenga bagasaba ko bakizi bitwemere abana b'Imana iyo twagira imbere y'Imana tukayinginga tukayibwira ngo isubireho umubyeyi wacu nibyo koko warubabare twebwe twenyine tubasha kurura umutima w'Imana niyo mpamvu reka twibutire ijambo bantu urabikora bigakunda ukagira ngo ni ikigoryi reka bivuge bakarya ubuzima bigakunda kuba bari imisenyi ku mucanga bakarira y'ubuzima bakarira y'umwana akiyongeza undi bakibasha ngo baranezerewe reka mbwira impamvu bigikunda nuko itorero tukiri mu isi agasamusamu gato bafite ku twishimo nuko itorero tugihari ariko wamenye Yesu jamaa we mama jamaa wamenye Yesu ngo utapiga uongo
ujapiga ngo basaba, ujapiga ngo urikisa. We kahari ntabwo bihaba biri wacu gusa. Gira ngo batubwirije ubutumwa bwiza kera, bari gutaka batubwiye kwera ariko ntibatubwiye uko bigerwaho. Reka ariko subeza Yohana yaranditse abantu babyawe n'Imana, ntagakora icyaha niko bivuga. Gatatu kuva gatatu y'umunani niko yanditse Yohana, aravuga ngo wabyawe n'Imana ntagakora icyaha. Kubera icyo wabyawe n'Imana agakora icyaha, bakumva n'Umwami Yesu aganira na Nikodemu. Yesu igice cya gatatu ubutumwa bwiza bwa Yohana, Yesu yabwiye Nikodemu aramubwira ngo kugira ugere mu bwami bw'Imana ugomba kuba wabyawe ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Nikodemu ntiyabyumva, aramubaza ngo urasubira mu nda ya mama akongera akabya. Ariko Yesu aramubwira ngo Nikodemu, umva neza, ikibyarwa n'umwuka ni iki? N'ikibyarwa n'umubiri nacyo ni iki? Yego. Hano hari utwana duto babyeyi, umubyeyi ufite ndakwibutsa ako kana n'agapagani kavukanye kamere kuva Adamu yacukura abantu babakane. Ndabisubiramo, uza kubeshya ko kamere ipfa azaba kubeshye. Uza kubwira ko kamere ipfa azaba kubeshye. Pawulo yaravuze ngo iyo nshaka gukora icyo Imana ishaka nitanga nakoze ibyo Imana idashaka. Aravuga ngo ninde wanyamuri umubiri upfa, aravuga ngo Imana ishimwe kubwizanira kubwa Kristo. Bisobanura iki? Iyo tukivuka twaravukiye mu maraso y'abera, tuba tukiri abera. Yego. Ubushidigisho nibwo bwera bwawe agaruka umurimo. Ushobora kubyara abakobwa batandatu bose kwigana ku wa mbere, abyara umwana w'urukundo, wa kabiri abyara umwana w'urukundo, wa gatatu abyara abakiri icyenda bavuga abana b'urukundo, uwa kane umwana w'urukundo, wa gatanu umwana w'urukundo, wa gatandatu umwana w'urukundo. Abakobwa batandatu bose bakabyara abana b'iki? Bagategereza ubwo mu muryango bagaheba. Reka babwire icy'abana, wirenganya abana no kubwicana makuru dusanga na papa wabashaka cyangwa mama wabo nawe yari igisambo. Wirenganya bakararisa na ba Beti na ba Jaki, ikibazo kiri mu maraso ya se na nyina. Yego. Reka kubwicira bembonaga kusohoka. Wirenganya umushinga murangwa n'uti papa kabebakira. Iyo ukurikirane neza usanga na sekuru wa kabebe ariwe papa wa papa kabebe nawe ikinyamushinga. Wimurenganya ukiti cyangwa n'umubiri ari iki? Kigaba n'umubiri ni iki? Haleluya. Ariko iyo tugeze kwa Yesu Kristo, iyo tumaze kwakira umuntu nka Yesu Kristo, Yesu abwiye Nikodemu aravuga muri kigaba n'umwuka nacyo ni iki? Reka vuga kwera ariko niko murimo yatwigishije. Iyo tugeze kwa Kristo Yesu, atugiza amasezerano ye, hanyuma tukakira Imana y'umwuka wera. Iyo kamere y'Imana igahura n'inzogera y'umwuka wera, igahura n'ikirango cy'umwuka wera, igahura n'akazogera k'umwuka wera. Haleluya. Genda tugana n'umwuka wera. Ariko umwuka wera, haleluya. Umwuka mwiza kazani kwihorera n'umubiri. Gose ijambo y'Imana rivuga ngo ntimugatinya abica mu mubiri ariko batagira icyo baka ubugi ngo byawe n'Imana. Yafata igitabo akangiza amazana, yafata icyakora kuko yabyawe n'iki? Iyo kamere y'umusaraba y'Imana ntabwo ari bukurengane, ibyo wavuyemo ntabwo ari bukurengane rwose. Ariko ikibazo ufite ni kimwe, utamenya aho wavuye ukagenda mu busambanyi bwawe, ubusambanyi bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, ubwa kane, ubusambanyi bwawe. Ariko iyo ukiri ijambo Imana iracyateza ibiganza, iramubwira ngo wagisambanye we waje bakubabarira rwose, waje baguha ubugingo, uri mu rupfu
bamurufu by'abuzima. None reka nsoreza hanga wewe by'abakore barabyiza ariko mfite amakuru atari ivumbi. Hano hirya dutuye hariya dufite amakuru y'ingo zitaramo veriti za seri. Ingo z'abantu barembesha igitiyo veriti y'umugabo na renjoroba y'umugore, ariko rukanga rukarira ibiciro ugase rurimo amafaranga yise anete kuri beka na yari muri access bank na yari muri ecobank babuze icyo bayakoresha, ariko ruranze rugize ibiciro service. Birashoboka yemwe? Birashoboka yemwe banebene b'igihutame byagenda bitegurwa mu Kinyaruseni. Reka babwire bagumba n'umwami Yesu, ubuzima bwose butarimo Yesu ni umwanda. Kamusubiraho bamenye Yesu batarigeze bamumenya. Dufite abavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu batarigeze bamenya Yesu kuko zananiye kubaka. Wamugabo wananiye kubaka, ufite ikibazo ugendeye batari kubaka. Senga ukamugize icyifuzo gishaka avuga uti ni ukuri rwose numva nkurikije imirimo yanjye numva nta buzima bw'Imana bubi, haguruka twisengera Imana. Yari umufunguzo, haguruka dusenga Imana. Ihagurukire gira icyifuzo, haguruka dusenga Imana. Singiye kukwatuza abantu bari bujye kukwatuza cyangwa bari bujye gusaba uzari imbere, sinsaba kuza imbere. Haguruka dusenga Imana abantu, haguruka n'icyifuzo ubwira Imana ngo ndashaka kunyubaka hava mu buzima bwa kamere y'umubiri na kamere y'ibyaha, ntakiri ubuzima bw'Imana. Haguruka dusenga. Yesaya yaranditse aravuga ngo kuko imvura na shelegi ibigo bigatoza ubutaka bigaha umuhinzi imbuto rushaka kurya bikamuha umutsima, ngo niko ijambo ryawe ritaza rigenda ubusa. Ndasenze kuri uyu mwene data na mushiki wanjye ugize icyifuzo, ariko kandi nubwo adahagurutse wowe uzi umutima we neza, yumvishe ari mu buzima bw'umwijima. Ijambo ryawe yatubwiye ngo yaje mube ariko abe ntibamwemera, ariko ndavuga bamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibacyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore oya. Kandi ijambo rye ryatubwiye ngo abari Yerusalemu, intumwa za Yerusalemu zimaze kumva ko ageze i Samariya Filipo ari kuvuga ubutumwa bwiza, abantu bagahinduka basanze bakeneye kuzura umwuka wera. Ndasabye ngo iyi mpano y'umwuka wera yuzure iteraniro, abantu bagende bayoborwa n'umwuka wera, abantu bareke kuyoborwa na kamere y'ibyaha, bareke kuyoborwa n'ubwibone bw'iwabo no kwirarira kw'iwabo n'ubushizi bw'isoni bw'iwabo n'ubusambanyi bw'iwabo n'imirimo y'umwijima mu izina rya Yesu. Ubaho ubuzima bushya biturutse ku mwuka wera, kuko ariko ijambo ryawe rivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ndagushimiye tubibakoreye, kandi buri wese akumva impinduka mu bugingo bwe. Izina ryawe nishimwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaho.